Aimable Nsabimana iyo bagiye guhemba abandi ntago nawe bamusimbuka nawe arahemba. Ariko Aimable Nsabimana akaba atari umukinnyi wigeze werekanwa kuri Rayon Day nk'umukinnyi wa Rayon Sport, akaba atari umukinnyi ukoreshwa mu mikino ya gicuti Rayon Sport ikina. Ukibaza uyu mukinnyi amaherezo yazaba yahe, ariko byose bigaturuka ku kuba ngo Tadeo yaramubonyemo indiscipline ndetse no kutagira gahunda y'ubwiyunge hagati y'izi mpande zombi. Nako sino kuvuga ngo no kwiyunga ngo Tadeo ngo yaza kwiyunga na Aimable, ahubwo Aimable ni nko kwisegura wenda ibitagenda neza akaba yajya kubaza perezida kugira ngo perezida atangwe iyo go ahead nawe abe considered nk'umukinnyi wa Rayon Sport ugomba gukoreshwa muri byose muri gahunda zo za equipe. Ariko se abantu bagize ngo ni bya bibazo bya Aimable bya season ishize nibyo bigikururukana cyangwa hajemo ikintu, kuko impamvu mbyibaza nuko ari gihe cyageze ubona avuga ko ngo yamusuzuguye, ariko byabaye hagati yabo ari babiri kuko Tadeo yarakaye pe. Reka tubiherejo hiti yamusuzuguye atese. Hari ngo bajyaga bumvikana ibintu ngo Aimable ngo ntabikore, kamuga ati uje muri tize Aimable ngo kabyuka mu gitondo mise mbyumva reka nze mbihuze. Aimable ngo kabyuka mu gitondo ngo akamubwira ngo umunyamategeko wanjye ngo yabyanze kujya muri tize, ngo ko njya muri tize. Hari ibintu nigeze kumva ko Aimable yaba arimo avugana n'abandi bantu babandi bahora muri Brad Fer na Tadeo. Hari igihe Tadeo yamubwiye ngo kuwa mbere uzaza mu myitozo, bahora muri Brad Fer na Tadeo gute baba batumvikana naguze umukinnyi yaguze umukinnyi Tadeo nta mushaka. None hari n'ikindi cyavuga ko ngo Aimable ni umuhungu wa Prosper. Ibyo se ntimubizi ko byavuzwe. Prosper ntabwo yumvikana na Tadeo, kandi Aimable ndetse ari n'ibyavuzwe yuko ngo mu bakinnyi bose ba Rayon baba bagifite amasezerano baba bifuza kongerwa amasezerano ngo Tadeo atifuza umukinnyi uri linked kuri Prosper. Hari abakinnyi muri babaye muri Rayon bitwa ngo nabahungu ba Prosper, abo bamuhire Keve, abo ba Master, abo ba Aimable na Sefu yararimo yaragishyizemo watara igitego cya mbere cy'ikipe ya APR kuri kufura yitewe na Bugingo no kudepoza yabyoroshye se cyangwa Hakim esa depoza rwose urumva frame. Hari abakinnyi babaye muri Rayon Prosper akabita abahungu be nabo ubwabo bakita ngo nabahungu ba Prosper. Abo bakinnyi usanga mu gihe wenda cya crise muri Rayon Sport ntibajye bagira crise. Prosper ni umukire agira n'amafaranga yo kubaha, hari mu rwego rwo kuba motive n'uburenganzira bwe rwose sinabibi ni byiza cyane. Ariko urumva Prosper niba ashwanye wenda na Tadeo batumva ibintu kimwe, Tadeo hari n'uburyo ashobora gukeka n'ibintu wenda bitari byo ko Prosper ashobora kubagiraho influence ikipe bakaba bayigambanira. Yerega na cyagihe na cyagihe cyo kutemera umutoza kwa Tadeo naho harimo ibyo bintu byo kuvuga ngo umutoza yazanywe na Prosper. Ariko umutoza agera haratuza bamubwira the boss, who is the boss, nyine yumva ko agomba gukorana n'ubuyobozi bwa Tadeo. Kuri Aimable rero byahumiye ku mirari aho bumvikanaga ko ari butangira imyitozo hari kuwa mbere ndumva ari butangira imyitozo kuwa mbere ntiyayitangira ndetse ntiyavuga n'impamvu atatangiye imyitozo, ahubwo ikindi gihe aza gutangira imyitozo Prosper atabizi nako Tadeo atabizi. Icyo gihe Tadeo icyo yakoze yaragera amubwira ngo yarabanje batumaho ngo ntakore imyitozo. APR bayibye penalty hano rwose, APR bayibye penalty kuri Togi rwose. Komeza nta vari hari. Icyo Tadeo yakoze yaravuze ngo nabaretse tuzabanze tuvugane. Kuki gihe twari twumvikaniye gutangira imyitozo kuwa mbere atayitangiye, ahubwo yatangira kumva amakuru ko dushobora kumuhana akaza gutangira imyitozo ari kuwa kane nyuma yaje mu myitozo yavuganye nande. Icyo gihe rero amakuru mfite nuko ngo Tadeo nawe yamenye ko hari abandi muri ba bantu babwiye Aimable ngo ngwino mu myitozo, ngo genda noneho turebe, genda mu myitozo turebe. Aho niho havuye gushwana. Stage rero bigezeho
stage bigezeho si yongeye kubabwira so niyo ngo bagiye kutubwira. Aimable Nsabimana amaze iminsi akora imyitozo muri Rayon Sport. Aimable Nsabimana yabwiye Rayon Sport ati niyo mutankeneye ni mu mperirize leta mu nyishyure twabikomojeho ko yabwiye Rayon Sport ngo kugira ngo imuheririze leta igomba kumwishyura miliyoni 11 harimo 5 za recrutement ne 6 za salary. Rayon Sport amafaranga ni menshi nayo ntabwo yaterura ngo yahe umuntu. Aimable Nsabimana ariko nawe yabuze ikipe kuko iyo abona options yari kuza akabwira Rayon Sport nk'uko ba Paplay baje bakabwira Rayon Sport akavuga ati ngiye ni munyishyure amafaranga mumfitiye miliyoni 5 nigendere nishakira indi kipe. Nawe ntabyo yakoze. Icyabaye isoko ryo kugura abakinnyi byafunze. Nabonye ari ibintu abantu barimo bibeshyaho. CAF yamaze kongerera ama ekipe iminsi yo kugura abakinnyi ku nshuro nk'iya 4. CAF nayo urumva gende bicuma rwose. CAF yongereyemo uku kwezi ariko umukinnyi waguze ubu transfer zafunze ntabwo wemerewe kumukoresha muri round ya mbere ya Champions League, wemerewe kumukoresha muri round ya kabiri. wowe waguze Ubu no kuvuga ngo ari free window yafunzwe. uri ubu Rayon Sport yatanze liste y'abakinnyi izakoresha mu marushanwa ya CAF. Umukinnyi wagura ubu ntabwo wamwongera kuri iyo liste. Ni nkaho uzaba umurekirise muri Mercato Hivernal yo kwa mbere. Ariko wemerewe kumukoresha mu yindi round biramutse bibaye ko urenga Singida ukazabura n'ikipe yo muri Libya. Wemerewe guhita umukoresha Muri round ya kabiri. Muri round ya kabiri. Okay. Ariko aho bigoreye nuko uwo mukinnyi ubu ntiyagukinira champion. Hari abantu muri Rayon nabonye babyibeshyeho bavuga ngo niba ari uko bimeze ngo reka ngo dushake ngo nimero 6 ngo dushake nimero 3 ngo hari imyanya Rayon Sport bavuga ko ngo bakibonamo ibihanga. Uwo mukinnyi n'ubundi wagura ntiyagukinira champion. Wagura umukinnyi kubwira uvuga ngo azankinira round ya kabiri ubwo ni kikuzasezerera Singida so wamugane kandi atazamirwa no kugukinira champion. Gendo ubu byaba ari ugupushwa amafaranga ku rwego rwa champion transfer zarafunzwe. Rwose byararangiye. Uwo wagura CAF yamwemera akazakina round ya kabiri. Cyane umutoza wa Rayon Sport witwa Lotfi muzikora ukuntu abantu batamubona bitewe no mu buryo bumwe abantu ntago mubona bamufata mu buryo bumwe. Ariko ngo baricaye basanga ntabwo azatoza Rayon Sport atavugana na president w'ikipe. Abafana fan base barica bavuga ati umaze iminsi ubigarutseho uvuga uti baricaye na batadeyo baramubwira ati ibi systeme abafana ntabwo tubishaka ntabwo bitubyishimiye. Buriya ngo bicaje umutoza baramubwira bati iyi si twebwe duhagarariye abafana iyi systeme ntabwo tuyishaka. Dr Norbert yabwiye Prosper ati muri bya bibazo abafana bakugaragarije tugeze ku cya system rero icya Prosper kivuyeho tugeze ku cya system. Tade akamubwira ati ariko system si ibijyanye ati rero hamagara Rotifi mugezeho ubutumwa bw'abafana bakorana inama. Dr Norbert yabonanye Tadeyo na Dr Norbert. Dr Norbert aramubwira ati ntabwo ubutumwa ari ubwanjye n'ubw'abafana mpagarariye twakoze inama babibaza na perezida w'ikipe. Perezida w'ikipe nawe aranzanye kugira ngo tugire icyo abafana kuko Rotifi arababwira ngo system ngiye kuyihindura. Ibyo twavuga ngo ntimutungurwe no kubona match yo kuwa mbere Rayon Sport ikinnye system ya 4 ariko yabikinnye mu gice cya kabiri. Abundi yabikinnye Aimable Emera avuye. Ari nabyo twibazaga tutese ntiyahinduye system kubera imvune ya Emera. Shortage y'abakinnyi bakina muri defense ubuke bwabo cyangwa se wenda kuko nubundi ntabwo yahinduye kubera iyo nama. Ni kwa kuri umuntu avuga ati reka mbikore gake nta wamenye. Icyo namenye nuko muri iyo nama yahuje umutoza na Dr Norbert na President Tade ngo umutoza yaravuze ati mwansaba guhindura systeme mwagira mwambwira ibyo munyifuzaho mwagira nanjye reka ngira icyo nsaba president kuko bari biyunze nyine bavuga ati okay niba ari ugukorana n'ugukorana kontrira hari ntahiri buge ahubwo dusenyera umugozi umwe tumenye ngo insinzi zagishakwa nande gute binyuze mu yenzira
ntabwo perezida w'ikipe yaba hatavugana n'umutoza we kandi ari umukozi we, ntabwo bibaho. ariko n'ikindi Lotifi yababwiye nawe yabwiye ko hari ibintu abwirwa na bamwe mu bari muri komite abazi ko bari ku murongo umwe na Tadeyo, atarazi ko abo bantu baba bari mu byiyumviro byabo no mu nyungu zabo cyangwa se no mu byo bifuza cyangwa se banarwanya Tadeyo cyangwa banarwanya Tadeyo. We yumvaga ko bari muri komite, ibyo nabyo yarabivuze. None se ntago azi komite ye, kandi nabo bari muri komite. aravuga ati nyine wowe uri kuvuga ngo yarazi ko bari muri komite bari ku murongo umwe na Tadeyo, ahubwo ibyo ngibyo hakaba igihe we yababonaga bari muri komite, ibyo bamubwira akumva ko ari ibyifuzo bya Tadeyo, akumva ko ari byo Tadeyo abatumye nk'uko umuntu yatuma visi perezida we cyangwa umujyanama we. Ahubwo atari ko rero noneho ndabimenye niba atarababeshya. now icyabaye nuko Lotfi yahise avuga ati nanjye mureke ngira icyo mbasaba, nkeneye Aimable Nsabimana, ngenda mufite mu myitozo turakorana, abari mu ikipe ya kabiri, ariko urwego mubona nk'umukotenda mu guhanganira umwanya mu ikipe ya mbere, mubona nk'umuntu waba no mu babanzamo uri ku rwego, ni umu international, umukinnyi w'ikipe y'igihugu, ari mu myaka yo gukina umupira w'amaguru. Aimable Nsabimana ku ruti n'imbaraga z'umubiri, ni umukinnyi nkeneye muri la defense. Nemera ko Aimable ari uwa kabiri kuri Yusudiyanye, Harushema na ba Christine ba Emery wa mbere, kandi n'uwa mbere naho byaterwa na forume za Yusudiyanye uko ameze ubu ngubu, ariko ntabwo wambwira ngo uragereranya Emery na Aimable Kabange na ubwo urimo uravuga kuri qualité n'ubushobozi bw'ibiri mu kirenge cya Aimable kurusha ibindi. Aimable nta mu defenseur muri Rayon umurusha, ngewe niko mbibona amurusha, ariko ntabwo amurusha ngabo. Bura hari qualité Aimable afite dafite n'abandi defenseur, Aimable azi gusura baro, aramurusha kuko baranakinanye kandi Yusu yaje muri equipe TPS, azi gusura baro kandi ni umukinnyi, aramurusha ibitego, mbona uko nta statistique tugira wenda ngo tuvuge ngo amatakle yateye amakliarity yakozema aerial duel, ariko ku giti cyanjye mbona ari uwa kabiri kuri Yusudiyanye. aramutse Rayon Sport nyine imurekipe yaba ari ingredient ya danger. ahubwo urumva cya kibazo cy'abanyamahanga cyaba gikemutse, nubwo n'abandi barahaye abanyarwanda, ariko no kuri qualité ni umudefenseur mwiza. Icyabaye rero ni iki? Icyabaye nuko akibivuga perezida yaravuze ati hari ibibazo personnel nagiranye na Aimable, ariko ngiye gushaka uburyo twabiganiraho tukabikemura tukabicoca. Dr Norbert na perezida Tadeyo namenye ko ngo bafite gahunda yo kwicarana na Aimable uyu munsi, bakarebera hamwe ibyapfuye byatumye aya mezi yose Tadeyo na Aimable basa nk'abafite ibyo batumvikanaho, byatumye Aimable Nsabimana adatambulishwa, atagaragazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport muri Rayon Day, ariko agatangwa kuri liste y'amarushanwa ya CAF. Ibyo byose ngo bashobora ari amarushanwa yo bageza no ku bakinnyi 40 nya cyane, numva CAF yemera abakinnyi 40 bose barambikaho. Ahubwo icyo nibaza, Aimable niyunga na Tadeyo agakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'ibyavuzwe Aimable yagambaniye Rayon Sport, Aimable hazamo n'ibyo ngibyo ngo yamusuzuguye, Aimable azakinira kuri iyo pressure. ahubwo vuga ngo abafana bazamubabarira, abafana ntabwo baramubabarira, bazamubona nk'umukinnyi utari umugambanyi ku ruhande rumwe, bari abafana barimo nk'umugambanyi. ko n'ubu rwose hari abafana bavuga bati makwikwi reka ntabwo dukeneye kumwumva. Kandi ikibazo kinakomeye hano, urumva niba abafana baramaze kugisetingamo, ashobora no gukina nabi bisanzwe by'umupira, bakavuga bati ni wa muntu gukina nabi. Umudefenseri we ikosa barabana pe, yakitsinda igitego ntabwo umudefenseri yabuteza yagira gute, urumva rero ashobora kuzakora icyo kintu wenda yabyutse nabi, ugasanga abafana bari mujije kumva nyine kwagaruka kaka no kumwizera kuri ku bafana ba Rayon Sport. N'ibyo bintu byabaye muri seshize harimo ikibazo, kandi Aimable we ugendeye uburyo amaze iminsi anakoraza actinga, ni umuntu ushaka kugaruka nyine. Cyari gikenewe wa mugani wa fan base nuko haba kantu kubwiyunge, ariko kazasaba n'imbaraga nyinshi Aimable pe cyane mu kibuga. Ubwo ndavuga kugabanya ayo makosa n'utuntu twose.
Rayon Sport ikeneye Aimable akeneye Rayon Sport. Rayon Sport ikeneye Aimable kubera ibyo tumaze kuvuga ashoboye mu kibuga. Yaba ari umukinnyi mwiza, nta kipe n'imwe hano mu Rwanda mbona yakwirengagiza Aimable. Ose abago Aimable n'uyu Yunus wafatana. C'est Aimable. Njya mvuga nje. Je nafata Aimable. Mu bakinnyi Rayon Sport yatanze kuri liste ya CAF. Aimable Nsabimana ariho. Cyane. Ni umukinnyi wayo. Yewe hubwo ikintu rega ubundi ukuntu bigenza utanga benshi bashoboka noneho abavaho bakavaho ariko ntabwo wabasimbuza kuba yaramutanze ntabwo bivuze ngo azabona azakina nta cyemeza ko azakina ko ba Paplay bariho iyo liste Rayon Sport yatanze muri CAF ba Paplay na ba Pasia na bande bose iyi mibanire ya Rayon Sport na Aimable biba bigaragara ko irimo guhimana no kumutanga kuri CAF nabyo no guhimana kuko nta yindi kipe yamutanga